maze gutambutsa ibiganiro bibiri bivuga ku buzima buzira umuze mu iterambere, ubuzima bwiza, umurimo, umunaniro, indwara ndetse no kugira ubumuga igihe cyose umuntu atabashe kuruhuka bihagije kugira ngo yirinde indwara. Nkaba mbahaye ikaze kugira ngo mudufashe tubashe gusobanukirwa neza n'ubuzima mu iterambere. Ibyo ari byose buri wese arivuga, reka duhere ku mukambwe umusaza uri hano hirya kugira ngo adufashe atwibwire. Murakoze, mbanje kubasuhuza. Nitwa Ndoriyobijya Charles Ismael Mandevu Rasta. Reka twakire n'umuvandimwe uri hagati yacu. Yes, murakoze. Nanjye nitwa Ntibiringirwa Joseph ku mazina y'ababyeyi, ariko kurya gasirino mu kazi nitwa Gatama, niryo abantu benshi banziho, niryo bampimbye kwa. Murakoze. Okay, murakoze. Ubwo rero twafunguye ikiganiro. Ikiganiro cyacu kiragendera ku bintu ku buzima mu iterambere. Iyo tuvuze ubuzima ubundi wumva iki, cyangwa se abantu muri rusange bumva iki, kugira ngo nituvuga ubuzima mu iterambere buri wese abashe kubyumva mu buryo bumworoheye, yaba ari mukuru, yaba ari umwana, yaba ari umusaza, ku buryo yakumva neza iki kiganiro akabasha gusobanukirwa n'icyo tushatse kuvuga. Ubundi iyo bavuze ubuzima bishatse kuvuga iki? Murakoze. Jewe nimvuga ku gitekerezo cyanjye, ubuzima hari ukuba uriho uhagaze ufite impagarike, hakaba gukenerwa, hakaba gukenera abandi, hakaba gukora, hakaba gusarura, hakaba kuruhuka, hakaba kwishima, hakaba kubabara, hakaba icyo twita kubaho, kumva wishimiye, kumva ushaka kubaho kandi ukabaho neza. Mu kubaho neza ukabona iby'ingenzi, ugashobora kubona ifunguro, ugashobora kwambara, ugashobora gukenera abandi n'abandi bakagukenera, ukiga, ukigisha, ugasangira n'abandi ibiri ku isi. Ibyo nibyo byitwa ubuzima. Sharire we niko abyumva, ariko nanjye hari uko mbyumva. Ubundi ubuzima icyo bita ubuzima, yaba za minisante n'abandi bose bigisha iby'ubuzima, ubundi ngewe ubuzima njye uburyo mbubara mu buryo bune. Hari ubuzima nko kubaho, hakabaho ubuzima no kubana n'ibiriho, hakabaho n'ubuzima nk'ibyo wagezeho. Yes, nko kujya gupagasa buriya bavuga ko yagiye gushaka. Hakabaho n'ubundi buzima nko kurya, kunywa, kuba washaka, nabyo ni ubuzima. Ariko nkawe iyo uvuze, kuko nkuzi nk'umuganga, wowe iyo uvuga ubuzima nka muntu, uvuga ubuzima nka muntu kuva ku musatsi ukagera mu birenge. Nkawe ubuze ahantu imitsi iherereye, ubuze aho amagufa aherereye, ubuze aho utunyangingo duherereye, nuko mwabyize iyo hirya muri kwiga, ibyo wowe urabizi. Ibyo nabwo ni ubundi buzima. Ni ubuzima bwo kumenya umuntu impagarike imugize. Hakabaho n'ubuzima nko guhiga. Avuze uko mbyumva, kandi koko niko mbyumva. Mba numva umuntu impagarike ye, nkumva ibigize umuntu. Harimo amagufwa, harimo inyama, arizo bakunze kwita imihore, hakabamo n'imitsi. Iyo mitsi nayo ijyana n'inyama burya. Iyo uvuze inyama ni ibintu byose byoroshye biri mu mubiri w'umuntu, bitari iki igufwa bidakomeye. Ibikomeye ni amagufwa, sibyo? Ahubwo washyiramo amaraso. Nayo amaraso nayo agenda, ariko agendera mu mitsi. Kuko amaraso agenda mu mitsi, ariko yo ni ikindi kintu. Kuko umuntu utaragiye mu ishuri, iyo umubwiye inyama ukamubwira amagufwa ukamubwira n'amaraso, no mu ishuri ariko nuko byumvikana. Ni nako babyiga ariko. Amaraso atembera mu ngingo zose z'umubiri. Yego. Si byose?
ni nako kuri ariko umwijima ni urugingo, igifu ni urugingo, ubwonko ni urugingo, amaraso agomba gutembera umubiri wose. Yes. Si byose muzehe harakana akunda kuvuga ngo umuntu amuzi mu bice 4. ubundi uvuga ngo uvuga umuntu, uvuga ubuzima, uvuga ngo umuntu ngiye si ni umuntu ni ubuzima, sinzi ukuntu ujya ubivuga. Umuntu akozwe n'ibintu 4 niko mbifata. Akozwe no kuba hari umuremyi, Imana yangize umuntu, nta mpaka nagiye, nta waguze, nta wasabiye, ntabyo wasabye. Imana yangiriye ubuntu, irabitekereza igira umuntu, aho nta mpaka najya. Icya kabiri akurikiraho ibyo umuntu akura ku bantu babiri bahuye bakuze, baba ngo babyemerewe batabyemereye, uko bahura bakuze igihe cyageze, umuntu araboneka ko aribyo akura iwabo wa nyina umubyara, ntabwo ari gutukana wa umubyara, niba bakura kwasi, ibyo akura kwasi, ibyo hazazamo isura, igihagararo, imyitwarire, kwakira ibintu, ibyo bizazamo. Niba bagira ubuntu ku ruhande rumwe, uzagira ibyo ugeraho. Niba bagira amahane, uzagira ibyo ugeraho. Niba biyemera, bizaza. Niba ari abanenganenzi, bizaza. Ariko ibyo byose bikazaza gusibwa n'ikindi kintu kimwe, aho tuzaba tubarizwa, sosiyete turimo, abantu mubana nabo, abantu aho tuzaba, uko wirirwa, aho uko umuntu yirirwa, ibyo azaba bizasiba. Imana yararemye birarangira. Ababyeyi bakora icyo bakora, gusama biraba, kutwita biraba, kubyarwa biraba, haba kuvuka. Isi umuntu atayizahura nabo batwita amazina, baraduterura, ariko turangiye duhura naho tugomba kuba turi, hakonje, hashyushye, haba urusaku, hatuje, batujyana haba barafu, batujyana kwiga, kurerwa, abandi tugenda ku mugongo y'aba mama iyo bari, abandi batujyana guhinga, abandi baradusiga bakajya gukora, dutangira no kwiga kuririmba. Wari umaze kutubwira 2. Yes. Hari Imana ubwayo umuremyi, hari ababyeyi bahuye uko bahuye, ntawe uzi uko byagenze. None nkayita ubwo mbona heritage, ndabyita umurage. Abona umurage uraturuka ku bisekuru, ku masekuru iwabo wa mama n'amasekuru iwabo wa papa wabo. Ibyo nibyo urabona ababyeyi, nibyo mfata mu murage w'ababyeyi, biza mu maraso, ibyo twita ibi byo mu maraso. None ibyo byarangira hakaza isi, aho utuye, wo mu banya, wo mu kazi, iki byose. Ibyo nibyo biza bigasiba bya bindi byose, kuko nzasanga amategeko, nzasanga imyitwarire, nzasanga ururimi, nzasanga ibyo bihari byose, ibyo bizantegeka uko ngomba guhinduka. Nibyo biteganya uko uhita ufata karagiteri mu rurimi rw'amahanga. Ibyo rero nibyo bizagenderaho, uko tuzasanga ibyo bita amajyambere, ibyo bita iterambere, ibyo bita ubukungu, ibyo bita gusirimuka, none nibyo tuzita ubuzima. None nivuga nka muganga ku cyitwa ubuzima, ni yampagarike, imaze iki, nzayikoresha nte, nzayakira nte, ko igenda inahindagurika. Uko imyaka ishira birahindagurika, hari bihinduka. Uko imyaka ishira hari ibyo bitegeka ko bigenda, bijyanye n'igihe, bijyanye n'iyo minsi umaze. Ibyo nirirwamo hari uko bingenza, nabishaka utabishaka. Hari ibyo nzakora nicaye, hari ibyo nzahagarara. None ibyo ntazicara gusa, nzicara nkanareba, nzicara nkanategeka. Nimba umushoferi, abantu bazagira ngo ndicaye, n'ibindi. Ariko ako atambutse kose areba, muragenda. Yagiyemo ahagaze neza, ariko bizarangira akebutse igikara, kubera ko ajya ahora ari muri muragenda abaza. None se hari ikintu wavuze ku muntu agizwe n'ibintu 4, wabishoje? Nabishoje. Hari umurimo, hari ukuguhura kw'ababyeyi, yego, hakaba sosiyete, hakaba heritage, umurage, bya bindi bizava iwabo wa mama,
mu masekuru y'iwabo wa mama no mu masekuru y'iwabo. noneho ibyo iyo birangiye haraza aho ngiye gukurira, aho ngiye kuba, niho hakane, ni naho hakora byose. harasiba bya bindi bya mbere. niba tugira amahane iwacu, rimba izabimbase witwaje ntacyo witwaje ingumi kuvuga ngo ibintu by'abandi, ngo ibigori by'abandi ndabica, uzabibazwa. ndumva bikarishye. nzajya mu mukino ngo iwacu turaterura, birabujijwe. Iki kirabujijwe. Niba turi muri boxe ntawe kubita undi inyuma mu mugongo, ntabwo byemewe. Niba ari mu mupira, niba atari umupira usanze, akaboko kagasanga umupira aho ndaba hose, ni ikosa. Aho rero niho ndagera ko bihinduka, nkaba ngiye no kwinjirira mu mikino. Ntabwo imikino nyifata mu bundi buryo. Niwe mwarimu wa mbere wigisha imyitwarire, discipline. Uhindura umuntu. Nta kundi urabigenza, urakira amategeko. Ikindi urashaka gutsinda ubikoreye. Ibyo ari byo byose ndumva umuntu utumwumvise. None mu gutsindira ubikomere, imikino nicyo yagombye kumara kugira ngo dutangire guhemberwa akazi twakoze, kandi twakoze neza. Kugira ngo tugakore neza tugomba kuba turi bazima. Hari ibyo tugomba kumenya, hari ubumenyi tugomba kumenya rusange, ariko byarushaho kuba byiza muganga tumenya umuntu, ubuzima bw'umuntu, uko yabwitwaramo, uko ibihe bihinduka, nuko umubiri ugenda witwara, kugira ngo wa munaniro dushobore kugira uko twitwaramo. Ese kuruhuka mwavuze, kuruhuka ni ukuryama, ni ukwicara, ni uguhagarara. Byitwa ikiruhuko ryari, nibyo muradusura ikiruhuko. Aho rero, aho niho nshaka ko twibanda cyane. Ni ukuvuga ngo intego y'uru rubuga ni ugusobanurira abantu yuko igikorwa cyose umuntu akoze hari umunaniro gisiga mu mubiri, byanga bikuze uko byagenda kose, kereka utakoze. none niwe nicaye ntabwo nananirwa. Utakoze ntabwo byakizana, haza ikindi. Ubundi umunaniro urimo ibice bibiri. Hari umunaniro uzanwa n'uko wakoze, hakaba n'umunaniro uza mu mubiri wiyesitara kuko habuze ibikorwa. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo nukora uzananirwa, niko bimeze. Nukina umupira uzananirwa, nujya muri siporo isanzwe uzananirwa, uzabira n'ibyuya, uwo ni umunaniro. Nujya mu kazi uzananirwa, uwo ni umunaniro. Ariko nutagira icyo ukora ukirwa wicaye, nabwo uzananirwa. Oya, guteze. Iyo umuntu yinanura akahaguruka aza kongera akagaruka akicara, abatananiwe burya. Wari wajya mu nama, nagiye ukiyicarira gusa, washaka ntugire icyo ubaza, ntunanirwa. Wumva unaniwe, ukajya hanze ugafata akayaga ukagaruka, unywa itabi akajya kurinywa. Ni ukuvuga ngo abananiwe. Uwo munaniro rero ni ukuvuga ngo twebwe mu kiganga, kugira ngo byumve, kugira ngo habeho igikorwa, yenda nuko ya mihore iba yabashe gukora, nituma habaho umuvoma, nituma habaho igikorwa. Noneho ya mihore iyo itabashije gukora bya bikorwa byo guhina no guhinura ingingo, nabwo ya mihore irananirwa. Ubwo tugiye mu kiganga. Umvuze kwicara nabyo ni akazi, kuko kugira ngo wicare hari imihore ikwemerera kwicara. Ubwo iyo wicaye hari imihore ibiri gukora nayo. Sinema bazuma ngo urakora iki, ngo ndicaye. Iyo wicaye hari imihore ibiri gukora. Ntabwo amaguru aba ari gukora, amaboko ashobora kudakora wicaye, sibyo? Ariko imihore y'umugongo, kugira ngo ufate iyo position uhagarare wemye cyangwa wicare wemye cyangwa ujye wunama, no kunama ubu hari ibiri gukora, ninunamuka ubu hari ibiri gukora, ninguma hamwe hari ibiri gukora, bituma ntanyeganyega, kuko bidakoze ntago wateme. Nuvuga kugira ngo ntagwa cyangwa nuname, umubiri hari bikora. Nuvuga uko byagenda kose, uburyo waba urimo bwose, umubiri wawe uba uri gukora. Ariko nanone twicyo twita gukora ni igitwara ingufu. Iyo tuvuze akazi, nuko hari ingufu ziba zatakaje kugira ngo hagire igikorwa gikorwa.
ni ukuvuga ngo kugira ngo ingufu rero zikore ni uko hari imihoro ibigize ite iba yakoze. Noneho n'umubiri nk'igihe uryamye nabwo umubiri uba uri gukora. guteze kandi wiyoroshe. Iyo uryamye umubiri uri gukora ariko ukoresha ingufu nkeya cyane, nka kwa kundi udemara imodoka ntigende ikaguma aho ngaho gusa iri kwaka. Kuzamura amavuta. Ubwo ibiri kwaka ibiri gukora nayo ariko ntiri kugenda, si byose ntigenda ntisubira inyuma, iri hamwe gusa. Ni ukuvuga ngo ugumije ukayatsa igihe runaka ya esansi yazashiramo. None se esansi yashiramo imodoka itari gukora uparitse yashiramo kubera ko cyagiye wayidemaye hari ibice byayo birimo gukora. Ibyo ni kimwe n'igihe umuntu aryamye rero. Niyo uryamye umutima uba ukora, si byose? Uryamye wariye se igifu wagihagarika ngo tuzakora ejo? N'igifu kiba gikora iyo turyamye, n'impyiko zigakora. Ni ukuvuga ngo umubiri ubwawo ibikorwa byawo ntibuhagarara, si byo? Bikora ku bundi buryo mu bundi buryo bworoheje butwara imbaraga nke, atari kimwe n'izo gukina umupira cyangwa kwikorera imizigo. Aho niho twita ko tuba turi twaryamye, si byo? Ari naho twita ikiruhuko. Ari nabyo dukunze kwita ibyo nibyo twita ikiruhuko nyine. Ni ukuvuga ngo niba uri mu kazi ukashaka kuruhuka kujya kuryama cyangwa ushaka kwicara, ubwo uba ugiye kuruhuka. ngiye niko mbibara. Ku ruhande rumwe ni ukuri, si byose? Niba wari umukarani wikorera imizigo kugira ngo uruhuke, ni uko utikorera iki? Imizigo. None se niba wicaye mu nama, inama ikarangira ukajya kwicara, ubwo none ugiye kuruhuka? Uracyakomeje igikorwa. Ubwo ni ukuvuga ngo wari uri wicaye muri sale ugiye kwicara hanze, igikorwa cyari kimwe, cyari cyo kwicara, ubwo wakomeje kwicara nyine, ubwo akazi kakomeje. Ya mihore ituma wicara irakomeza kunanirwa. Ariko noneho hari ikibazo, hari icyo bambajije cyitwa ngo ikiruhuko nyirizina ni ikihe? Yego, ni gute umuntu aruhuka? Mbese umuntu akaba aruhutse bya nyabyo. Kuvuga ngo rero bijyanye n'imiterere y'ubuzima tugezemo uyu munsi, ni ubuzima budusaba kwicara igihe kirekire. Wabyemera utabyemera, wabyirinda utabyirinda, ushiduka wicaye. Uko byagenda kose akazi gasigaye, ubuzima dusigaje kubamo ahanini twicara igihe kirekire. Noneho abanyeshuri baragowe gusa se, ariko abanyeshuri babashyiramo amasaha yo gukina nyuma y'igihe kingana kangahe. Ubwo byo nabyo ni ikindi kibazo, ariko baragerageza. Ku munyeshuri asaba n'agahushya akajya kuri toilette atabishaka, ariko agaprofita kaka. Abantu mwese muri amabandi, none se usaba agahushya utabishaka. Ariko umunyeshuri isomo aba yumva atashaka kurikurikirana, agahita azamura akaboko ati ndashaka kuba ngiye hanze kuri toilette. Hazaba inama y'abana, yakigira hanze. Oya ku buzima ni inyungu. Ku buzima aho ni inyungu. Ubwo njye navuze nk'umuganga. Umunyeshuri ataratakaje. Umunyeshuri ujya hanze ku kiruhuko hari agabanya igihe cyo kwicara igihe kirekire kurusha wa wundi ushaka kubifata byose. None harimo ikintu wigeze kuvuga, biri coding. Harimo ikintu wigeze kuvuga kirimo noneho n'iterambere, ubuzima n'iterambere. Ubuzima n'umunyeshuri asohoka agiye mu byo agiye gukora 3 ku munsi, barimo kwigisha akamara y'iminota 3 buri munsi. Ubwo amazi minota 9 buri munsi. Iminsi 5 azamara iminota 45 ingana n'isomo. No kuvuga ngo muri bwa buzima navuze budutegeka kuba aho turi, ubwo wa munyeshuri azategekwa kumenya ko ajya mbere yuko yinjira mu ishuri hari aho abanza akaza akicara, ubuzima bukamutegeka ko hahandi akamutegeka ko arongera saa 4 cyangwa saa 4 n'igice. Nuvuga ngo bya bindi navuga hahandi kwa kumutetesha na kwa kurambirwa, ubuzima buje bwaho ari buramusaba kumvira ngo bigende gutyo. Ubwo bivuga ngo n'abarimu bizabasaba nabo kuzubahiriza amasaha yo gukina n'ibyo bakina ibyo ari byo. Icyo nacyo ni ikindi kintu. Ubu uyu munsi aho ubuzima buri kwerekeza,
nk'uko wari ubitekereje, niba umunyeshuri agiye hanze, nyine navuze ngo ni amahirwe ku buzima, ni amahirwe kwa muganga ariko n'amahirwe. Ubwo ni kwa muganga. kwa muganga no ku buzima bwe, yego umubiri wumva hari icyo wungutse kuko wari ubangamiwe, ariko noneho mu bijyanye n'amasomo hari ibyo atakaje. Akenshi azaba ari no muswa, kuko umuntu ukunda gusohoka batabyumva no kubyumva noneho bizaba ikindi kibazo. Ariko noneho ni ukuvuga ngo ubu isi aho igeze birasaba yuko, ngira ngo no mu mushyikirano bimaze kuvuga kabiri mu mushyikirano, ikibazo cyo kwicara amasaha maremare, ni ukuvuga ngo ni uko ubuzima bumeze. Kwicara amasaha maremare babigereranya n'itabi no kunywa itabi. Niba kwicara wabigereranya no kunywa itabi, ukaba udashaka kunywa itabi ukanywa irindi tabi, ni ukuvuga ngo ukuraho itabi nk'isigara, ariko ugafata irindi tabi nko kwicara ry'ubundi bwoko. ubwo kwicara ni nko kunywa itabi, biragereranywa. Ni ukuvuga ngo ingorane zaterwa no kunywa isigara, umuntu wicara igihe kirekire nawe abona ingorane zimwe n'izo wanyweye isigara, kimwe n'uko yanamurusha. ni ukuvuga ngo umuntu wicara igihe kinini cyane, umuntu akanywa intore imwe ku munsi, ni ukuvuga ngo uwo muntu wicaye igihe kirekire arusha ibyago umuntu unywa intore imwe. Wikirirwa ujya kure, ni amasaha abiri. Iyo wicaye amasaha abiri utahagurutse ngo ukore kamvuma urambura ingingo ugendagenda, ubu ngana n'uwanyweye amasigara abiri. Kuva hano kugera kuri Nyirangarama, kuva ku Gisenyi kugera kuri Nyirangarama uri mu modoka wicaye nta kugusha, ni amasaha ntarenga abiri, kuko dukoresha amasaha ane n'igice. Uvuye ku Gisenyi ararenga, ubwo tuba twamaze kunywa amasigara. tuba twamaze kunywa isigara. Kereka ugeze i Musanze ukavamo, n'ahandi hose imodoka ihagaze ukagerageza ugahaguruka ukagenda gatoya ukagaruka. Naho wicayemo gusa, noneho ukicara ukava ku Gisenyi ukagera i Kigali, ubu nkwe yangahe? Ubwo urumva ko ni cya kibazo cy'ubuzima. Nta n'ubuzima, ntabwo ari ubuzima, n'imyumvire igomba gukosoka. Hari ibyo yavuze, sosiyete turimo hari ibyo idusaba. Iyo umuntu aguhaye intebe, iyo umuntu aguhaye icyicaro, abakugiriye neza, yahawe icyicaro, ariko none icyicaro kibaye ikibazo. Baranabiburana ngo ntabwo bamuhaye aho yicara, bamwemye icyicaro. Icyicaro noneho cyabaye ikibazo. Icyicaro ubwo ni nko kunywa itabi. Ubwo ni ukuvuga ngo dukurikije aho twahereye ku buzima n'iterambere, mu gushaka ubuzima bya bindi wavuze, kuva wavuze kungama uza kungamuza petite, uje gukorera, gushaka ibiceri, uje gukora, ngene ibyo nitagwa gushaka ubuzima, gushaka ubuzima. Ubwo buzima waje gushaka rero, ako kazi wakoze hari umunaniro kari bugutere, n'ubundi umuntu agera noneho biri gusaba kuza kuruhuka. Iyo utashye ukaryama cyangwa ukajya gufata agacupa kugashoboye, abari mu kiruhuko bari muri pause, sibyo? Ariko bitewe n'akazi ukora, navuze ku bijyanye n'imihore, inyama z'umubiri nizo zituma umuntu abasha kugenda, nizo zituma umuntu abasha kwikorera, sibyo? Nizo zituma ubasha kwicara. Ni ukuvuga ngo izo nyama cyangwa iyo mihore, bya bikorwa wagiye ukora, hakoze imihore myinshi itandukanye. Wowe urabona ari akaboko, ariko mu kaboko harimo imihore itandukanye ikora ibintu byinshi bitandukanye. Hari igihe ujya kumva hano hajemo ikintu, no mu icupa zikizavamo. Utwara moto akumva umugongo urabani, najya se kunywa icupa bizavamo. Ni ukuvuga ngo hari ubumenyi bugomba kwiyongera kubwo twari dufite, ukamenya ko nubwo nkina umupira hari imihore ituma ndekura ishoti ritsinda igitego, hari imihore ituma unyura mu bantu, ni kuki ndajya kubikora bikanga, wowe bigakunda. Ni ukuvuga ngo wowe imihore yawe develope kurusha iyuriye. Ni ukuvuga ngo uko bikoze kenshi rero, buri muhore ugenda ufunga n'undi ufunga kugeza igihe
uzajya guhina wumva ikintu kiragufashe nugaruka kigufate bibe ngombwa ko uvuga ngo ya barandogesheje, niko muri siporo bavuga, kuko Gatama yari yarabuze umwanya, maze kwicara kabiri uya Gatama yarandangije, buriya naramuroze. siko bavuga muri siporo se? uyu uretse no muri siporo no mu buzima busanzwe bwa bundi bwo gushakisha bwibase cyangwa kuri moto, iyo uri guhiga ukumva imbaraga ntiziza uhita uvuga ko bakuroze inyatsi. ubwo icyo gihe rero ikigezweho ni uko umuntu agomba gusobanukirwa, ndi gukora, wavuze ibijyanye no kurerwa, umuntu avuye kwiga yize neza, ni umuhanga, afite n'ubushobozi bwo gukora, afite n'uwamuhaye akazi n'ibyo akora, baramwangaje muri entreprise, arakoze, atanze umusaruro, umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, umwaka wa kane bya bibazo biraje, bya wa munaniro turi kuvuga, atari umunaniro wo kutaryama cyangwa kuticara, oya, ni umunaniro uzanwa no gukora akazi igihe kirekire, kuguma muri pozisiyo imwe igihe kirekire byangiza umubiri. Tufate urugero, uhagaze gusa ntunyeganyege, imihoro iribana, bikakuviramo kurwara imitsi, kuko imihoro yanze kongera gukora, yafunze. Kabone nubwo wongera ukagenda, hari uburyo umuhoro uba wihinnye, hari ibitagaruka, bisaba ubundi bumenyi kugira ngo ugire ute ubashe kuwurambura. Aho turahita tubona ko abantu basigaye bakunda iki, za sauna na massage. ubundi massage na sauna babijyamo kubera ko abantu benshi numva ngo sauna massage, ariko hari n'abajyamo kubera agakungu. tureke iby'agakungu, ushobora kujyamo ukagira agakungu, ariko icyakuvanye mu rugo ntabwo ari agakungu. uri mu kazi wakoze, mugenzi wawe akakubwira ariko rero jya ugerageza ukore siporo, njya muri sauna, wowe ujya ujya muri sauna bizakira, siko bigenda se? uwo umusiporutifu azakubwira jya ukora siporo bana, ujya muri sauna gwetereka da, noneho hano iwacu ni amashyuza, si byose amashyuza avura indwara yose, none se amashyuza avura iki? Ni agakungu nabyo. Sauna ni kimwe n'amashyuza, iyo ugiye mu mashyuza ugiye mu gakungu. harimo ikintu nakongeraho muganga, hari ikintu wavuze, reka aricyo tujyaho, gusobanukirwa. Ese mfite ikihe kibazo, nkeneye iki, icyo nkeneye nabona ubisobanurira nka byumva, njyewe ubitanga nzi ibyo ntanga, mbisobanurira abo mbiha cyangwa ndahaha. Ntabwo twaragize ikiganiro umunsi umwe, reka tweko ibyo ufite ikibazo muzabyongereho. Iyo niyo ntego yamenye ubuzima. Uru rubuga ruje kugira ngo rufashe abantu gusobanukirwa n'ibyo barimo. Oya, ibyo ushaka byo bizaza nyuma. Banza usobanukirwe n'ibyo ubamo. Nkange umumotari, nawe usobanukirwe n'ibyo ubamo. Si umunyenga. Abakubona babona ko nta kazi ugira wakize, uri gutoragura amafaranga, ariko se utananiwe, menya ibyo ubamo. Umumotari si ubundi burananiza, menya ibyo ubamo. Ndi motari, ni iki cyangirika ku mubiri wanjye igihe ntwaye moto? Ese nimpagarika moto nkajya muri biriya, byaba ari byo byiza kurusha ibizangirika hano? Ukarebaho ubuzima bugeze, ukamenya n'ibyo urimo. Niba utwaye moto se, kugira ngo ntware moto igihe kiri, njye intego y'uru rubuga si ukugira ngo tubuze umuntu gukora, oya, kora akazi, sibyo? Umenye umubiri wawe kuri kano kazi, ese ufitiye pozisiyo, ukora gute, ni iki gikora cyane iyo nkora kano kazi? Ese icyo kintu gikora cyane, cyangwa reka ne kucyita ikintu, njye mbyita imihore, ariko nivuga imihore biraba ikindi kibazo. Ku mubiri wanjye ni iki gikora cyane kurusha ibindi gihe ntwaye moto? Icyo kirumvikanye se? Yes, iyo ntwaye moto ni iki ku mubiri wanjye kivunika cyane? Ese nakiruhura nte kugira ngo kigumane ubuzima bwiza nta handi hatakoze? Kuko urumva niba wakinnye umupira, niba wakinnye umupira ugakina neza, uko byagenda kose, amaguru hari icyo wumvamo, umugongo hari icyo wumvamo, umubiri wose hari icyo wumvamo.
bitewe na za muvuma nyinshi wakoze, sibyo? Yes. Uwanyonze igare nuko, uwagenza urugendo rurerure nawe hari icyo yumva. aryo bita ngo kigo kundi n'ubunana n'ubunono n'ibiki, ngo nimbwa niko oya iyo ni crampe. Hari ukuntu umuntu Umunaniro agenda babyita. umunaniro, ejo warayigenze ukananirwa guhaguruka, nuvuga ngo amavunane, Ubunana mu maguru. babyita ubunana. N'ubunana. Ni ukuvuga ngo bwa bunana ni ukuvuga ngo imihoro iba yakoze ikagera ikubwira bana ejo mbabarira nduhuke, winkoresha nashize iminsi 3 urongera ukaba umusore, siko bigenda. Ni ukuvuga ngo bihozeho rero ya mihoro urumva uko bigenda. Menya Ubuzima TV igamije kugira ngo tuzagende tuganira gahoro gahoro, tuzajya dufata akantu kamwe dufata kandi gahoro gahoro, buri muntu azagenda yisanga yasobanukiriwe n'akazi akora n'imibereho ye abamo umunsi ku wundi. Noneho wakongera wari utanze urugero ku mumotari, abantu bazi ko yicaye, umushoferi bazi ko yicaye, uwirukanka undi aragera. Noneho hari umuntu witwa mwarimu we uba uhagaze. Yego. Hari abanyamutekano tubona bahagaze n'ibindi baba bafite nabyo bibafasha. Yego. Nuko ngo nabyo uko bameze bibatera ikindi kibazo. Nuko bimeze. Reka dutange urugero kuri mwarimu ko ari uvuze tubivuge. Reba mwarimu wandika kuri tablo. Igikorwa cyo kwandika kuri tablo. Ubundi uyu uhagaze ureba imbere, kujya kwandika kuri tablo akora iki? Arararama. Si byose? Ngomba no kwitambika ngo abana basome. Uko byagenda kose tufata urugero ko nta n'umwana uri gusoma. Tablo arahera hejuru. Arakora iki? Aragira gutya. Nararama urumva ko ashubije inyuma, akaboko karazamutse, umugongo awutumye imbere, inyuma nuvuga ngo azagira ikibazo cy'umugongo kubera guhagarara. Ntabwo azagira ikibazo cy'amavi. Ntihaze ikibazo cy'umugongo, hazazamo na nerve sciatique bimanuke hepfo. Abari mu bese bazakubwira ko barwara nerve sciatique, ariko akabaze ko nirirwa mpagaze ubundi ndwara amaguru gute. Noneho kuri wa musaruro iterambere wavuze azatangira kwigisha. Ubwo mwarimu azigisha ari umusore, nicyo nari ngiye afite ubushobozi, yandika nyuma y'imyaka runaka bya deformation zize, umva uko abikora haza umunaniro, hakaza umunaniro, nyuma y'umunaniro hazamo deformation, ko ya mihoro igenda ipfundika ni nk'amapfundo. Mu muhore hazamo utuntu tumeze nk'amapfundo. Iyo babaye byishimo sportif babyita ama contracture. Ntabwo urumva sportif avuga ngo ngiye mfite za contracture mu ni amapfundo bagiye araza mu muhore, yaba menshi umuhore wese ugasa nkaho wakomeye, yakora ko ukagira ngo nigufwa ryaje inyuma kandi ari umuhore wakomeye. Nuko bigenda ya deformation ntizagenda ideforma umugongo habwo mu kinyarwanda deformation turavuga ko ari ugoramye nko guhetamo, asaba kwangirika deforme no gutakaza umwimerere w'ikintu. Niba ari igufwa ry'umugongo rigenda ritakaza umwimerere waryo, birangire hajemo bya bibazo byo mumva bya za ni diskari, hajemo ibiki byose kubera iki? Umugongo warahetamye, wavuye mu mwanya wayo, amagufwa yarahindutse. Nibigufwa ryagombye kuba rigerekeranye n'irindi, hakabaho gutya, bizabaho kubisika. No kuvuga icyo twaje mu iterambere, azatangira kutigisha ari wa musore na wa mukobwa useka nazamura n'ibyanga ubwo yego, ubwo no gutanga ibyo atanga ku banyeshuri. hari ibyo bindi byo tubiretse. Icyo dushaka nuko uriya muntu utangiye akazi k'ubwarimu, mbere yo gutangira akazi k'ubwarimu banza usobanukirwe kwandika kuri tablo bizantera iki, ese nabyirinda, ese ko ntazigisha abana ntandika nakora iki kugira ngo ntazangirika, ibyo twita kwirinda. Kugira ngo mbyirinde harasaba iki? Ese ni iki nakora kugira ngo niba nananiwe uwo munaniro uvemo? Nitwibaza cyangwa tuzabibaza muganga? Niwe turabibaza. Urubuga ruhari kugira ngo uzasubize ibyo bibazo mu biganiro. Niyo mpamvu tuzagerageza gushakisha n'inzobere mu by'ubuzima kugira ngo badufashe ku ibyo bintu. Murakoze cyane. Mureke dusoze. Nako ngiye mfite ikibazo. Hari igihe mba ndi kugenda none nkumva nk'akaboko
kabaye nkagahagarika gukora muvomo nkagira ngo ni uburozi ngewe none barandoze se uba ugendesha akaboko ugenda gute? nyine oya wari igihe uri kugenda yego uba ugenda gutya se oya utwaye moto? yego None noneho se- nakwega iserera nakura umuriro abadukurikiye bazi ko utwara moto. ngende umushoferi wa moto bakurebye reba baranabigize mbega Ariko nkuru egiserateri. igihe ntwaye moto Yego, igihe ntwaye kugira moto. ngo n'udukurikiye Yes. amenye ikibazo uba uri gukora. Yego. hari igihe nkurura egiserateri ya moto noneho najya gusubizayo nkumva birabanye nkumva mbese intoki nkaho zabaye kare nkatekereza ntiburiya mu ikaritsiye bashobora kuba barangiriye icyo niko twizera. njye niko mbizi Mu busanzwe tuzi ko ibi biva hanze. ni mu buzima busanzwe ko niyo ugiye gukora ukabura amafaranga uravuga ati abaturanyi barandoze n'injyana ariko umunyarwanda yaravuze ngo umubiri ubyara udahatse, ari wo wa munaniro. urumva ko abakera bo bari bafite uko babyumva kandi bizima bijyanye n'abahanga b'uyu munsi. umubiri ubyara udahatse. niba ubyara udahatse si byose ntabwo bigomba kujya kuwubangurira ngo ube ubizi ngo bizagenda iki gihe. Muganga rero nagira ngo baze twavuze ibyo bintu byo kwicara mu kumenya ubuzima, tubona ko bijyanye no kuba byangana no kunywa itabi. Wenda mu rurimi waba wumva icyo kintu cy'uko turimo kugenda tujya mu isi yicara, byanga bikunda turajya mu isi yo kwicara aho dukora turicara, aho duhabwa serivisi turicara, nitugenda mu modoka turicara, intebe nziza tuzishyira mu rugo turicara. ni naryo terambere dufite. iyi ni naryo terambere kwicara niryo terambere. mu nama tuba twicaye, mu tujya mu bukwe nama twicara. nabwo tujyayo twicaye kuko Aho tujya ugiye- muri moto aho no ku mamodoka turicara, kujya kurya ibyo kurya mu rugo turicara, no muri resitora turicara, agacupa turicara, n'icupa turisoma twicaye, no ku rusengero tuba twicaye. noneho nabazaga nta jambo wenda rimwe ryabugenewe niba uvuga icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili kugira ngo abize siyansi byitwa ngo iki? byitwa ngo iki? wenda tuzashakisha mu rurimi ariko mu n'ibinanga babivuga ati ibi bintu byitwa ngo uko kwica, ibyo bintu biterwa no kwicara. iyo ndwara iterwa no ntabwo ari kwicara. indwara, nako kamenyero cyangwa iyo ntuza ni la sedentarite. Byitwa sedentarite. sedentarite se zashobora kubivuga. sedentarite ubwo wabimenya. ubwo sedentarite niba uhora wicaye uri umusedantere, umuntu uhora yicaye nyine. bivuze reka ntange urugero twebwe tuba uvuga nk'uko nicaye ubu ndamutse ndimo kuvomesha uyu ari umupira uvoma amazi, ayo mazi yanyuramo nk'uko byaba birambuye. none ukuvuga ngo iyo ubwo waba ugeze mu yindi siyansi reka Ni ibyo iyindi tuzabisobanure, ahubwo tukiri kuri sedentarite sibyo. hari ibintu bitiranya ibintu bibiri. hari ukudakoresha ingufu, inactivite physique, mukaba ufite akazi katagusaba gukoresha ingufu utazigera ubira ibyushye. ka kazi iyo bavuga abantu badakoresha ingufu ni abantu bakoresha ingufu ziri munsi y'izo OMS yavuze ko umuntu uzigerejeho nta kibazo cyo kudakoresha ingufu. hari imibare mu bijyanye n'amakarori. ariyo OMS ni biki? OMS umuryango w'abibumbye wita ku buzima sibyo. ni umuryango w'abibumbye wita ku buzima, umunzani wakoze upima umuntu ukora ukoresha ingufu z'umubiri, activité physique, n'udakoresha ingufu z'umubiri, aho barahari. ariko sedentarite ntabwo ari ukudakoresha ingufu z'umubiri. oya, ushobora no kuba uri umukinnyi mu ikipe y'igihugu sibyo, ariko akazi ukora ukaba wicara amasaha 8 ku munsi.
wumva ingorane zirimo. nubwo ukora bya bindi cyagiye nubwo ukina ukajya muri lokale ukaba uri umusiporutifu, kabone nubwo buri munsi wajya ujya muri match ugakina iminota 90 udahagaritse, ariko mu kazi ukora ukamara igihe kirekire wicara ya masaha arenze 2 uri mu basedantere. ubwo sedentarite ni inshuti yawe, ni ukwica oya, sedentarite ni ukumara umwanya munini wicaye, umwanya muremure. nibyo navuga. nubwo hari igihe uri buze kugiye gukora, ni ukuvuga ngo byumve neza, wa muntu twafashe ukina mu ikipe y'igihugu cyangwa muri club ikomeye mu gihugu, mu kazi ke kaba amara umwanya munini yicaye, ingaruka zizakuzaho wowe wikorera muri biro cyangwa wirirwa wicaye mu rugo bitewe no kudakoresha kumara umwanya munini wicaye, na wa musiporutifu uzana ibikombe nawe muri mu gatebo kamwe muzagira ibibazo kimwe. Urumva ko ni ikintu kinini icyo cyo sedentarite yo ni ikintu cyo kwiga igihe kirekire, ni gufata ingamba zindi, kuko biraguye kugira ngo imyumvire dufite ihinduke gutya, hahite haza indi myumvire, bizasaba ibinyejana. Harimo guhindura imyumvire no mu masomo mu mashuri bikazamo, no mu ishuri bikajyamo. cyagiye turimo ubundi cyane cyane bireba urubyiruko, kuko nirwo ruri kujya mu kinyejana cyo kwicara neza kuturusha twebwe. Yenda wowe wabayeho igihe runaka utanayicara igihe kirekire, utangiye kubyiga ubu yenda, ariko noneho undi we atangiye uyu munsi yicaye muri materinere, azagera muri universite yicaye, ahita ajya mu kazi yicaye. Urumva ko akwiye kumenya ingorane zo kwicara igihe kirekire kurushaho wagiye ujya kuvoma wirirwa wirukanka mu kabande uri gukora n'ibijumba wikoreye igitebo. rero sabe muganga musabe, yego ndumva ahubwo uru rubuga ruzabatunga, kubera ko ababyeyi, imiryango, abantu bakuze bagomba kubyumva, abigisha bagomba kubyumva, abafite ubuzima mu nshingano zabo bagomba kubyumva, ababifitiye ubushobozi, abafata ibyemezo bagomba kubyumva, ntibyumvwe n'uruhande rumwe. Oya, ariko umwe uturutse bukuru bucya wakwiriye kwira hose. Ubwo birahera ku bafite inshingano izo arizo zose n'abafite ububasha, aba ari bo bose. noneho ngo hari ibyo umuntu agira ahetse akababwiriza uwo mu mugongo, ubwo n'imiryango n'ababyeyi, bityo bikazaba umuco. ibyo ntibikuvune. Ibyo ari byo byose, izo mpungenge ufite, hari ikimenyetso kitwereka ko zatangiye gusubizwa. Niba mu nama y'umushyikirano inshuro 2 bamaze kubivugaho 2, bivuga ko mu bafata ibyemezo cyatangiye kugerayo, nubwo yenda baba batarabasha kubishyira mu bikorwa nk'uko bigeze bite byakagombye, ariko ubona ko ibyo byose hari akantu kabaye kandi n'uyu munsi karaba. Ngira ngo hari inama tujyamo twamara amasaha runaka twicaye, yenda bashobora kuba barengeje n'abiri, ukajya kubona uyoboye aravuze duhaguruke gato twinanure, nta birakubaho na rimwe. cyangwa oya ubu no kwinanura turi kubikora nyamaze kubikora nka 3. Nuba bavuye duhaguruke ukagira gutya dukora inyuguti ya sa sinzi nta birabaho. Nukuvuga ngo rero ubwo byatangiye bizagenda biza, ariko biragoye kuko ari uguhindura imyumvire. Ntabwo ari ibintu byaza umunsi umwe abantu bose mu gitondo bazindutse biri ku murongo. Ese siporo yo ubona bimeze bite? Niyo mpamvu none habaho uwa gatanu wa siporo. Wa gatanu wa siporo nabyo byaturutse hejuru. Niyo mpamvu ku cyumweru sport de masse habaho ndumva mu nzego zinyuranye hano hanyuranye bagiye bagira igihe cya siporo harya mu murenge wa Gisenyi mu mujyi wa Rubavu hari igihe abantu bose bagomba guhura bagahura ku gisaha tugakora siporo. Noneho ndivuguruje ibukuru byagezeyo ahubwo mvuga ngo ntibiratujyamo ngo tubyumve. Kuvuga ngo ibukuru ikibazo kirazwi, icyo basabwa ikibazo kirazi baratanatangiye, ariko kiracyakomeye ko ari ikibazo gikomeye, ntabwo ari ikibazo cyoroshye.
tuzabyishyira muri sosiyete tubamo. tuzabijyana muri sosiyete. bigomba kuba umuco. Siporo ubwo muri make siporo igomba kuba kunyeganyeza umubiri bigomba kuba umuco, bigomba kuba umuco, kumenyekana, kandi bikaba umuco kuri nde, kuri jyewe, kuko ubuzima bwanjye burandeba, nawe ubuzima bwawe burakureba. Ntabwo ari kureba Mandevu yakoze siporo ngo byane sawa, oya. Mandevu yicaye igihe kirekire, nta cyicaro igihe kirekire akora siporo, oya. Njyewe akazi nkora, ubuzima mbayemo, ntabwo naba nicara igihe kirekire. Ingamba ni umuntu ku giti cye, kuko buri muntu agomba kuba responsable y'ubuzima bwe. ubwo abayobozi porogaramu bazishyizeho n'impamvu zizaboneka, abaganga muzabidusobanurira. abaganga muzadusobanurira Ko n'abaganga se nabo bafite icyo kibazo. Bazasobanurira. ubwo niba bafite ikibazo N'abaganga none se ntabwo urajya kwa muganga ngo urebe dogiteri ufite abantu barenga 50 muri consultation wari wabona asohoka. None yahaguruka. ahaguruka agiye Barimo kurira. Ngaho umva ikibazo aho kiri. Inzego zose ikibazo cyo kwicara igihe kirekire ntawe bitareba. sedentarite bingana no kunywa isigara. None ni ingorane, ni icyorezo. Nacyo ni icyorezo na covid, ahubwo kirenze icyorezo. Sinzi uru rubuga noneho ni ngombwa. uru rubuga ni ngombwa, ruje rukenewe. Murakoze. murakoze.